Muraho neza nshuti zanjye ndabasuhuje, reka ngusuhuze aho uri hose, wowe ukurikira ibiganiro dutanga, ukuntu tubara inkuru n'ibindi byose tugerageza kubereka kuri Do Everything Yourself. Turabasuhuje rero, reka nkwihanganishe wowe utamerewe neza muri iyi si kuko niko bimera, umunsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi, ni ubuzima nyine. Reka kandi mfatanye nawe gushima wowe ubuzima buguye neza, ariko kandi wibuke ko uyu munsi ibintu biba bimeze neza, ejo ibintu bikazamba. Ibyo rero nubitekereza jya wibuka gushima, ariko kandi utekereze cyane no ku bandi bafite ibibazo bitandukanye, hanyuma nabo ubasabire. By'umwihariko reka nkihanganishe wowe urushako rwananiye, ukaba waragerageje uko ushoboye ariko nyamara ukaba uri muri divorce, cyangwa se ukaba deja divorce yarabaye, cyangwa se ukaba ukihanganye. Reka ngo ukomeze wihangane, nk'uko isi ibyayo bituvangavanga, umunsi aba ari byiza ejo bikazamba, ariko kandi no mu gushyingiranwa cyangwa se mu gushakana naho nuko biba bimeze. Nta muhanga mu gushyingirwa, nta muhanga mu rugo, ni uguhora tugerageza, by'umwihariko kwihanganirana niyo ntwaro yo kugira ngo ubashe kubaka neza. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira cyane, ese bigenda bite nyuma yo gushyingirwa? Icyo ni ikibazo umuntu wese yibaza, yaba uwashyingiwe, yaba utarashyingirwa, iteka icyo ni ikibazo umuntu wese yibaza. Rero turaganira tukungurana ibitekerezo, ubaye hari igitekerezo uza kunguka nyuma y'iki kiganiro waza gushyira muri comment, kugira ngo dufatikanye dufashanye turebe ko twabasha kongera kubaka ingo zacu. Tumaze iminsi rero turi kubabwira ku inkuru cyane cyane zerekeye mu rukundo. Hari ibintu byinshi bigiyemo, mu by'ukuri iyo wumvise inkuru z'urukundo tubaha, n'ubundi usanga ari bwa buzima busanzwe. Iteka birangira gute? Ese umuntu wihanganye ahembwa iki? Birumvikana ahembwa kugubwa neza. Aba yihanganiye muri kwa kwihangana biba bitamworoheye, ariko agasarura kugubwa neza, yaba mu rugo yaba mu buzima busanzwe. Hanyuma kandi n'uwitwaye nabi birangira ibibi bye bimusatiriye, ndetse akarangiza urugendo nabi cyane, yaba mu rukundo cyangwa mu buzima busanzwe. Rero uyu munsi turi buganire cyane ku bantu bashyingiranywe, ndaza kuza kwifashisha agatabo 5 love language cyangwa se n'indimi 5 abantu baba bafite. Rero birashoboka cyane ko umupatina wawe cyangwa uwo mwashakanye ashobora kugira uko ari 5 izo ndimi zose azivuga, cyangwa se ugasanga afite 2 muri zo, cyangwa se ugasanga afite 3 muri izi 5. Ntibivuze ko kandi nawe waba uzi izindi ndimi nyinshi hagati y'abashyingiranywe. Reka rero dutangirire hano mu buzima busanzwe. Tuzi neza ko umuntu hari ururimi rumworohera, uko byagenda kose hari ururimi ruba rukoroheye, ari rwo twita ururimi kavukire cyangwa mother tongue. Ni ururimi uba waravutse usanga iwanyu bavuga, ni ururimi uba warasanze abavandimwe bawe nimba ubafite, cyangwa inshuti, cyangwa abaturanyi, igihugu urimo, cyangwa abashyitsi babagenderera. Donc ni ururimi wisanga ari rwo iteka abantu bakwegereye bari kuvuga. Kuva uri umwana uvuga, niba ari Ikinyarwanda, niba ari Icyongereza, niba ari Igifaransa, niba ari Igiportugal, niba ari Igiswahili, biterwa n'ahantu wavukiye cyangwa se n'ururimi wasanze abantu bavuga. Urwo rurimi rero birumvikana ko ruroroha. Hanyuma bigenda bite rero iyo ugize umuntu winjira mu buzima bwawe avuga urundi rurimi? Birumvikana ko ni ibintu bikugora. Bwa mbere ushobora gutangira uca amarenga kugira ngo mubashe gukominikana cyangwa se kuvugana,
wamubwira ko ushonje ukaba wakora ku nda kugira ngo umugaragarize ko ushonje cyangwa ukaba wakora ibimenyetso usa nk'utamira kugira ngo use nk'umusaba ibiryo, birumvikana amarenga cyangwa se gukora geste ni ibintu ushobora kuvugana n'umuntu ariko ntabwo ari ibintu mwakorana ikiganiro ngo kiryohe cyangwa nyine muvugane birambye. Urugero nk'ubu ngubu nshobora kuba mfite titre nziza y'inkuru yanjye, nshobora no kuyishyira mu rurimi abantu bose bumva ariko umuntu akumva rwose ashatse kumenya ikintu kiri muri iyo nkuru, ese ni iki nashakaga kuvuga, ariko birumvikana ko niba njye ndi gukoresha ikinyarwanda we akaba yumva neza icyongereza cyangwa ari rwo rurimi rwe karema donc ari rwo rurimi rw'ababyeyi be, byagorana cyane kugira ngo afate iminota 10-15 ateze amatwi ikiganiro navuze mu kinyarwanda, urumva ni ibintu byaba bitamworoheye. Rero no muri izi ndimi turaza kuzivugaho tugende tuvuga ururimi ku rundi, naho niko bimera mu buzima busanzwe. Rero iyo turimo kwiga urundi rurimi ni ibintu bigorana cyane, kuba naba mvuga ikinyarwanda ni ibintu binyoroheye no kukigamo bikoroha, ariko igihe cyose ndi kumva urugero nshaka igiportigale ntabwo ari ibintu bizanyorohera, ni ibintu bizansaba imbaraga, ni ibintu bizansaba gutekereza, gukora buri munsi niga vocabulaire imwe, ejo nkiga indi kugira ngo mbihuze nkagerageza nkavugisha abantu bazi icyo kirimi kugira ngo ndebe ko nanjye nshobora kuzamura urwo rurimi muri njyewe. Rero ntabwo ari ibintu byoroha donc si ibintu byoroha nk'uko abantu babyibwira. Hanyuma reka rero turebere hamwe izo 5 love language ni izihe. Ururimi rwa mbere rero ni amagambo yo kwemeza. Aha turarebera hamwe twibaze ngo ese byagenda bite uramutse uri umugore umugabo akagera mu rugo akakubwira ngo wow iki cyumba wagikoze neza, cyangwa se yamara kurya akakubwira ngo oh ibiryo biraryoshye, cyangwa yabona umaze kwambara wenda ugiye muri anniversaire y'inshuti zawe cyangwa se ugiye muri mariage runaka akakubwira ngo wow babe wambaye neza. Ese ubitekereza gute wowe iyo wibajije wumva ayo magambo mu rukundo ni amagambo mato cyane kandi ushobora kubwira umuntu rwose ukaba umwubatse, noneho bitekereze nk'aho ari rwo rurimi rwe. Niba avuga ikinyarwanda bifate nk'aho ari rwo rurimi rwe nyine rumworoheye, kuko ibintu bitanu turi bwumve cyangwa se indimi 5 turaza kubigereranya cyane na za ndimi zisanzwe. Twabivuze ko bigoye cyane kwiga urundi rurimi, ariko kandi bikorohera umuntu wese ururimi atuwavuga ruramworohera. Hanyuma niba akunda kubwirwa neza ko ibi bintu byabaye byiza, birakwiye ko wiga kumubwira ko ibintu yakoze byagenze neza, kabone niyo byaba bitagenze neza. Hari ukuntu ushobora kubwira kuri uyu muntu wikundira amagambo meza uretse ko nta n'uyanga, ariko noneho hari igihe aba ari rwo rurimi rwe, donc aricyo kintu agira akunda. Aho ngo muze kunyumva neza, aricyo kintu agira akunda muri za ndimi 5 turi buze kubona. Gerageza umubwire niba hari n'ikintu atakoze neza, umubwire uti ariko ibiryo rwose byari kuryoha ndetse biranaryoshye, ariko ndikumva hajemo umunyu mwinshi, ubutaha uzagerageze rwose uyu munyu ugabanye. Ariko atari kwa kundi uza ukavuga ati no uyu munyu uri muri ibi biryo, kandi nawe byakubaho. Mu by'ukuri nta nka yaciye amabere, kuba umunyu ari mwinshi mu buryo ushobora kubirya wihanganye, ushobora no kubireka ijoro rimwe ntabwo wapfa, ariko ntumuture umujinya
ngo nawe yibaze amasaha yose yamaze ateka ibiryo, umunyu wonyine ukaba wamucitse ndetse wanamucitse no mu mboga gusa cyangwa mu muceri. Hari n'ukuntu ushobora kubyaranja kuko we wenda akimara kumva ko mu muceri ariho yashyize umunyu mwinshi, yahise ateka imboga ho noneho ashyiramo muke kugira ngo nufata wa muceri ugashyiramo imboga uze kumva rwose wa munyu ugabanyutse. Mu gihe ataragusobanurira ibyo, uhise ukubita ifoke hasi, urarakaye, ugiye kuryama utariye, kandi we yashoboraga kukubwira ati mwihangane, imboga zirimo umunyu mukeya cyane kuko nari maze kumva ko mu muceri harimo umunyu mwinshi. Noneho uramukomerekeje biruseho kubera ko noneho akunda kubwirwa neza cyane. Mbese mu rurimi yumva kubwirwa neza ni ikintu kimugwa neza, kabone n'ibindi byose wabyihorera mu byo turi buze kubona. Hanyuma reka twihute tugere ku rurimi rwa kabiri. Ururimi rwa kabiri ni urwo bita umwanya. Ndaza kubivuga mu kinyarwanda nyine kugira ngo tugendane n'ubundi, cyane ko mba nakoresheje ikinyarwanda nyine kugira ngo nawe ubyumve neza, umuntu wese wumva ikinyarwanda. Umwanya rero, hari umuntu mu buzima bwe, yaba umugore yaba umugabo, cyane cyane ariko uru rurimi rwo rukunda kugirwa n'igitsina gore, abadamu bakunda cyane umuntu ubahereza umwanya, akabatega amatwi, ibintu byose bituje bicecetse, kabone niyo wamubwira ngo mwasohotse mwagiye muri resitora, akibaza ati resitora tuba twagiye kurya, ariko iteka agahora akubwira ko nta mwanya umuha. Ndaza gutanga urugero rufatika ko ku nkuru twabakoreye yitwaga Agakufi. Niba utarayumva usubire inyuma wenda uyumve, ujye uhere ku gice cya mbere urebe ikibazo cyabaye muri iriya couple. Mu by'ukuri ntago ngewe ntekereza ko ikibazo cyari gihari cyari icy'ubukene, kuko ubukene buba buhari, nta n'umuntu uba wabwikururiye, nta n'umuntu ubikunda gukena, ariko igihe kikagera ubuzima bukagenda neza. Ariko se ikintu cyo kuganira, hari igihe wima umugore wawe umwanya, ariko hakaba hari abandi bafite umwanya wo kumuha, kandi nyamara muri zino ndimi abantu ziboroheye, umugore wawe ururimi rumworoheye cyane ari ukumvwa, akeneye kumvwa. Muri iyi minsi rero nabwo turi kumva abantu babaye traumatize kubera ingo, barasaze, abantu benshi bagize agahinda gakabije, nizo ndwara nyinshi ziri kwa muganga, ariko ugasanga iteka biterwa n'uko umupatina wawe ataguhereza umwanya ngo muganire, umubwire uko wiyumva, umubwire ikibura mu buzima bwawe, kandi wenda aragifite, ashobora no kugufasha, ariko ntabwo wamuhaye umwanya ngo muganire. Icyo nacyo cyari icya kabiri. Hanyuma icya gatatu, hari abantu bakunda guhabwa impano. Umva, niyo yaba ari bombo yo ku gati cyangwa se bombo y'icumi, niba winjiye mu rugo akaba avuga ati niki anzaniye, niba yagize anniversaire ati noneho ndaza kureba gift umugore wanjye yanteguriye. Muri we ururimi rumworohera ni uguhabwa impano. Ni ukuvuga ngo ikindi cyose ushobora kumutambika imbere, kuvuga ngo reka musohokane kuri anniversaire ye, no, ntabwo ari icyo we yari akeneye. Yari akeneye guhabwa impano. We nyine ni uko ateye, ni uko aremye, akeneye guhabwa impano. Icya kane ni ukuvuga ngo ni ibikorwa umukorera. Urugero, ibi byo rwose abantu benshi uru rurimi rwose bararwumva cyane, ab'abagabo ab'abagore. Hari abagabo bakunda ko ubategurira inkweto, hari abagabo bakunda ko ubaterera ipasi, hari abagabo bakunda ko ubajyanira amazi muri dushe. Icyo kintu akaba agikunda, kandi nk'umuntu mubana uba ugomba kumenya ni uruhe rurimi umuntu wanjye avuga. N'abagore rero, bagabo namwe mbabwire, hari abagore rwose umugore wawe akaba akunda ko niba wiriwe mu rugo wigereka akaguru ku kandi,
nurangiza mu minota mike uba umubaza ngo bite ngo kutateguye ngo njyewe ndigendeye, yabyutse mu rugo noneho rimwe na rimwe ugasanga nta n'umukozi uhari ariko yabyutse ateguye icyumba, arasohotse agiye gukoropa inzu, uricaye uri nko kuri telefone, uri kuri interinete cyangwa se uri kuri televiziyo, aragiye agiye koza abana, arabateguye, aratetse, ahishije nyine amasaha yarenze birumvikana. Utangiye kumutonganya no kumubwira nabi ngo ntabwo ngo yigeze ngo ateka ngo reba aho amasaha ageze ngo inzara yakwishe. Mu by'ukuri nawe kuri umuntu nawe akaba ari umuntu, niba utakoze kubera icyo udashobora kuvuga ngo reka mu gihe ari koza ibyombo njye nshobora gukoropa inzu, wayi kuki utabikora ibyo bintu? Noneho rero hariho igihe umugore wawe noneho urwo ari rwo rurimi yumva, ibindi byose ukora, ibindi byose ugerageza kumwereka, urugero kuri cya kindi cya mbere ugerageza kumushimira ko yatetse neza ariko urwo si rwo rurimi rwe, ugerageza kumuha umwanya ngo muganire, niyo muganire abakubwira ati nyamuneka jya umfasha ndavunika, ese buriya nta kuntu wagira, ariko wowe ntushaka kumuhereza icya kane turi kuvuga cyo kumufasha, donc kumuranda serivisi, kumuha serivisi runaka, ushobora kumufungira imisatsi kandi ubizi neza akabikurusha, ushobora kumukorera make-up ubizi neza ko nawe abizi, ariko kuko ariko kantu akunda gufashwa, akunda kuba ari mu rugo, wenda niba mubyutse mu buriri kuki utavuga uti niwe munsi ntari bukore reka nsase icyumba, kandi ubizi neza ko urwo ari rwo rurimi yumva. Icyo cyari icya kane. Hanyuma tugere ku cya nyuma ari nacyo cya gatanu kivuga ngo kumukoraho. Hari abantu bakunda kuba bafatanya agatoki ku kandi, kubera iki? Kuko umugore cyangwa se umugabo nicyo kintu cya mbere akunda, iteka iyo baganira usanga bakoranyeho, usanga bafatanye mu nzira bagenda, ugasanga barafatanye, mbese ukabona ko umugore aba atuje iyo umugabo amufasheho cyangwa nawe afashe ku mugabo we. Ibyo nyine ni ibintu akunda ko gukorwaho nyine, akunda kuba bamufasha akaboko cyangwa se baba bicaye akaba amufashe ku rutugu, mbese ibintu nk'ibyo ni rwo rurimi umupatina wawe yumva kuruta urundi. Ntabwo rero ari ibintu byoroshye nk'uko ubitekereza, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko reka mbahereze umukoro cyangwa mbahereze devoir yo kumenya ngo ukimara kumva iki kiganiro ndakwinginze umenyere ngo ese ururimi umupatina wanjye yumva cyangwa se umufasha wanjye yumva muri izi ndimi zose ni uruhe rurimi. Biraza kugufasha kumenya aho ugomba gushyira imbaraga. Ushobora kubona ari nyinshi muri izi cyangwa se ukabona ni rumwe muri rwo, ushobora no kwicara mukabiganira ukamubwira ati ariko se ni iki kintu muri ibi bintu bitanu tumaze kumva, ni iki kintu wumva koko kikunyura iyo ngikoze? Ibyo bizadufasha kubaka ingo zacu neza. Twibazaga ngo ese bigenda bite nyuma yo gushyingirwa? Nyuma yo gushyingirwa rero nta kundi bigenda, uba ushakanye n'umuntu mutarerana, ntimwavukanye, donc mwabonanye mukuze, icyo bivuga. Naratangaye cyane ubwo nabonye abantu ugasanga couple imaze nk'imyaka 5-6 kugira ngo ikore mariage, mu by'ukuri aba ari abantu twavuga ko baziranye, ariko biratangaje kubona iyo bamaze kubana basanga bataziranye. Umugenzi wawe akagukorera ikintu ukavuga uti no, ntabwo ari we wabinkora, ntabwo yankora ibintu nk'ibi, ariko aba yabikoze. Ni ukuvuga ko rero nta muntu wamenya undi nyuma y'imyaka 20 cyangwa 30 uba umaze uba ahantu runaka, sosiyete runaka, wenda no mu gihugu runaka, ukaza ugahura n'undi muntu nawe ibintu bye byose bihabanye cyane, yaba background ye, yaba imitekerereze ye, ubwenge bwe,
byose birakonta, imyaka ye, ibintu byose nta hantu bihuriye n'ibyawe. Ukibwira ngo bizoroha kuvuga ururimi rumwe, ntabwo byoroha kuko ibi bintu, izi ndimi tumaze kuvuga nk'uko twabivuze ko mu buzima busanzwe kuvuga ururimi biterwa n'ahantu wavukiye, biterwa n'abantu mubana. Iyo bakoresha ikinyarwanda uvuka nawe, iyo utangiye kwiga kumenya kuvuga uba uri kuvuga uti mama, data, musaza wanjye, ntabwo uvuga my brother, nyine wiga kuvuga uvuga ururimi rw'iwanyu. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko n'ubundi n'izi ndimi twavuze uko ari eshanu biterwa na background yawe, kuko niba warakuze udahabwa umwanya mu buzima, ukeneye guhabwa umwanya kuko icyo cyuho uragifite, ukeneye gutegwa amatwi. Rero ni byiza cyane ko mbere yo kwanzura ko mugomba gushyingiranwa, mugomba kubanza kuganira kuri ibi bintu, mukibaza muti ese ukunda iki? Birashoboka rwose ko ukunda impano kubera sosiyete wabayemo, birashoboka kandi ko ukunda gufashwa kubera ko ahantu hose wabaye wagiye uba mu mafamiye, wagiye uba mu miryango itandukanye bakuvunisha. Niba utari umwana wo muri urwo rugo ukajya ubibona nawe kuvunika kandi bo batabibona. Iyo bigarutse rero no ku muntu mwashakanye ukabona n'umugabo arakuvunisha, noneho uvunika kurushaho. Kandi ndagira ngo mbabwire ko uko ugenda uvunika uyu munsi ukavunwa n'ikintu, ejo bigasubira, ejo bundi umutima uba uri kwangirika kugeza ubwo utabashije kubisiporta, ari hahandi ubasitinga. Ndababwiza ukuri ko nta muntu ushobora kudivorsa cyangwa ngo yanzure kuva mu rugo agende ari akantu gato kabaye cyangwa kabaye inshuro imwe. Nubwo ushobora gutekereza ko ari akantu gato kabaye, ukumva nyine kugira ngo umuntu afate decision yo kuva mu rugo rwe akagenda abyaye kabiri gatanu kangahe akagenda ngo ni akantu gato kabayeho, ariko ni akantu kaba ari gato ariko kamaze igihe. Ariho hahandi uzumva bitangaje kubona umuntu atandukanye n'uwo bashakanye bamaranye imyaka igera muri 20. Hari ibintu byinshi hagati muri iyo myaka baba barihanganiye, ariko kandi mugenzi wawe akanga gukosora. Ariko turagira ngo twibaze ngo bigenda bite nyuma yo gushyingirwa? Abantu rero iyo bagifiyansanye baba ari abantu bakundanye pe, aho twavuga ngo ni urukundo rugurumana muri bo, bakundanye buri wese yita ku wundi, bahamagarana ijoro n'amanywa, wariye, ese uri hehe, ese uri gukora iki? Ariko iyo mwashakanye ubuze aho mugenzi wawe ari, aba ari mu rugo nyine cyangwa se aba ari mu kazi, noneho ukumva ko nutaha uri bumubone. Ariko tuba tugomba gutekereza kabiri, kumva ko fiyansaye itandukanye cyane n'urugo. Niyo mpamvu rero abantu benshi bibaza iki kibazo ngo bigenda bite nyuma yo gushyingirwa? Nta kundi bigenda rero, ahubwo ni uko intego z'ubuzima ziba zahindutse, nta kiba cyabaye kidasanzwe. Ikintu cya mbere muba muje kwigana, muba mwarabayeho buri wese ari kwihisha undi, niko navuga, kuko iyo muri gufiyansanya ugerageza kumwereka uruhande rwawe rwiza, ariko kandi iyo mwamaze kubana na bya bindi byose na za ntege nke zawe zose atangira kuzibona. Ubwo rero iyo habayeho kwigana ugomba kumenya ngo ese avuga uruhe rurimi kugira ngo mubashe gukominikana. Kuko sinibaza ukuntu umuntu yakitera akaza mu gitondo akakubwira ati bondiya komushita, ndibaza ko utamenya ibyo ari byo udatuzi igiporutigali. Mu gitondo, mu kindi gitondo, ku wundi munsi akakubwira minya kriyansa eshitaduwente, wamenya avuze ibiki. Ariko
iyo uri kumva inshuti yawe hari ururimi ivuga, birashoboka cyane ko ushobora kuba inshuti n'umuntu uvuye mu kindi gihugu ndetse mukagerageza guca amarenga, ariho hahandi muba muri kumenyana, ariko ukora uko ushoboye, umwe muri mwe aba agomba gukora uko ashoboye kugira ngo amenye ururimi mugenzi we avuga, nibwo muzaganira ikiganiro kikaryoha, nibwo ubuzima buzabaryohera. Birabasaba iki rero? Birabasaba ko namwe mwicara mugatekereza mukavuga muti ese wowe uvuga uruhe rurimi? Bijya biba ikibazo rero iyo ushatse guhereza umuntu ikintu atari cyo akeneye. Urugero, wowe ukunda kubwirwa neza, gushimirwa ko ibintu wabikoze neza, ko wagerageje, ko ubutaha ibintu bizaba perfect, ariko kandi ntabwo ari cyo umupatina wawe akunda. None mu gitondo urabyutse uramubwiye ngo wambaye neza, akwihorere. Numubwira uti wawu rwose urasa neza, akwihorere. Kubera iki? Ntabwo urwo ari rwo rurimo avuga, ntabwo nyine ari kukumva, ariko usange ahubwo ahora agusaba umwanya ngo muganire, uwo mwanya ntawe umufitiye kandi urabizi neza ko aricyo kintu akunda. Cyangwa se buri munsi uko event yose yabaye ntushobora kumuhereza gift kandi urabizi neza ko gift aricyo kintu cya mbere akunda. Rero bizagorana, bizamera nko kwambara imbusane, ariho rero intonganya zizahera, kandi ibyo bintu ahanini bigaragara iyo abantu bamaze gushyingirana. Niyo mpamvu rero iteka uzasanga abantu bashyingiranwe ukabona ibintu byatangiye kuba ibibazo. Kubera iki? Kuko uri kumubwira ururimi atumva. Rero nitugerageze tubanze tumenyane, ninkubwira ngo tumenyane, birashoboka ko waba umaranye n'umuntu wawe imyaka irenga 10 kandi mutaziranye, donc mutaramenyana. Nimwicare mwebwe ubwanyu muganire, mumenyane, umenye ngo mugenzi wawe akunda iki, ese yanga iki, nawe amenye ngo nkunda iki, nanga iki. Hanyuma ugerageze ku rwawe ruhande, nawe agerageze ku rwe ruhande, turebe ngo ese urugo ruzaguma uko rwari rumeze. Ibi bintu nitubyitaho, ukamenya mugenzi wawe ururimi avuga, ukagerageza kurwumva, ukagerageza kuruvuga, kugira ngo donc communication zorohe, kuvugana kwanyu bishoboke. Ese urugo ruzaguma uko rwari rumeze? Mwakoze rero kubana natwe. Umukoro nawe ubahaye ni uwo kugenda ukamenya umupatina wawe ikintu akunda muri ibi byose twavuze uko ari 5. Tuzakomeza kubana namwe rero no mu bindi biganiro. Wakoze gufata uyu mwanya wose kugira ngo ubane natwe, naho ubutaha. Nk'uko bisanzwe kandi wari kumwe na Habasel. Bye bye.